Buri mugabo wese ku isi aho ava akagera afite abanzi be kandi bamuhiga, ndetse abo banzi ntabwo baturuka kure, ni abanzi be yiremeye. Yego rwose, buri mugabo wese hano ku isi afite abana yabyaranye n'amadayimoni. Amadayimoni ni ibiremwa by'umwijima bikunze kugaragara nijoro. Ntucikwe, banza ukande subscribe ubundi wumve ukuntu umuntu abyarana n'amadayimoni. Wagwan my people, my name is Mbe Black Denso. This is Kotinja TV show. Ahangaha rero nk'uko bisanzwe, nk'uko nabibabwiye, aha tugiye kuzajya tuhakura inkuru tutasanga ahandi hantu hose ku isi. Bya bintu abantu batinye kuvuga, ibintu bazi banyura ku ruhande, nibyo tugiye kujya tubabwira. Rero mu mwijima, buriya mu gihe cy'ijoro hakunze kugaragara ibiremwa by'umwijima, ibyo abantu bakunze kwita amadayimoni. Amadayimoni ni ibiremwa bigaragara nijoro. Rero umugabo wese kuri iyi si ngafite abana yabyaranye n'amadayimoni, ndetse amadayimoni y'amakobwa niyo akunda kwibanguriza ku bantu kugira ngo abashe gukurura icyororo, nyine yororoke kugira ngo abashe gukora akazi ka Satani. Noneho rero muri uko gukurura abagabo, amadayimoni aza nijoro mu ishusho y'umukobwa mwiza, akaza akajya mu buriri bw'umuhungu cyangwa se umugabo cyangwa umusore. Noneho umusore agashiduka ari kubona umukobwa mwiza imbere ye, bakaryamana bagakora imibonano mpuzabitsina. Iyo mibonano mpuzabitsina bakora, murabizi neza mwese ko kuko ntibikingiye. Rero amadayimoni aho ngaho ahita hakura inda. Tubyumvikane neza, aya ni amadayimoni aba ari kuri mission yo kugira ngo aze kwiteza intanga ku bantu kugira ngo babashe gukora icyororo, kuko amadayimoni ntabwo abyara. Amadayimoni akenera intanga z'abantu kugira ngo abashe kororoka, nyine babashe gukora akazi ka Satani. Rero muri icyo gikorwa kiba cyabaye ku mugabo, babyita yuko yiroteyeho. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ibyo bintu ntabwo aba ari ukwiroteraho, haba habayeho igikorwa mu buryo ndengakamere. Ubyumve ko ni uburyo ndengakamere. We ntabwo ushobora kubyumva mu gihe wumva yuko ibintu ndi kukubwira bitumvikana. Mbere na mbere ugomba kubanza ukamenya ko iyi si ituwe n'ibintu bita fezi. Ikuzimu no mu ijuru ntabwo habaho, ni fezi nyine, haba hano ku isi, ariko biri muri dimension. Niba mukunda kureba filimi z'Abashinwa, muzajya mubona ibintu bavuga ngo ni dimension. Impamvu nyine ushobora kuvuga ngo wenda ngo ibyo biremwa by'umwijima ngo bibikuzimu ngo ntago ngo byagera ku isi, ngo urimo kubeshya. Ntabwo mbabeshya. Ni ukuvuga ngo uramutse ucukuye, ugacukura ukajya aho wita ikuzimu, ntabwo wagera ikuzimu. Wagera nyine mu nda y'isi, ukabona amabuye, ukabona amazi, ukabona imisozi. Rero unafashe icyogajuru ukagenda ukajya gushaka Imana mu kirere, ntuzayibona. Ibyo bivuze iki? Biba muri dimension. Rero muri iyo dimension y'umwijima ibamo amadimoni, niko aza nijoro agakunda kugenda ajya muri buri rugo ashakisha, asensinga umugabo wese. Cyane cyane ibi bintu bikunda kuba ku bagabo baba baraye baryamye bubitse inda. Nuryama wubitse inda rero 90% ushobora gusambana n'idayimoni kazi, ndetse ukaritera inda. Rero iyo umaje gutera idayimoni inda, ikintu gikurikiraho ni uko igenda ikabyara uwo mwana. Noneho uwo mwana yamaje kumubyara, aza hano ku isi aragaruka, akaza noneho aje kuguhiga. Ubanze ubyumve neza, ni ukuvuga ngo afite sense kuri wowe, araguhumurirwa. Ibi